Bwa mbere noneho kera kabaye i Goma habereye ikintu cyari gitegerejwe na benshi. Ubu tuvugana FARDC na M23 bamaze kuba bahura bagira ibyo baganira ariko banahuriye mu mujyi wa Goma. Ni mu rwego rwo kugira ngo itsinda rya M23 n'irya FARDC baze bahurire hamwe nyine bakora ikipe ishinzwe kugenzura Gahenge kugira ngo hacike bya bindi byo kuvuga ngo runaka niwe warenze ku Gahenge, abandi nabo bakaza bavuga ngo baratubeshyera niba ariyo barenze ku Gahenge. Ubwo rero ibyo ngibyo bibereye mu mujyi wa Goma ku cyicaro cya JVM Plus. Iki ni itsinda cyangwa se ni ihuriro rishyigikiwe na Loni, ndetse kandi ibiganiro byabereye mu Busuwisi twabigarutseho tubabwira ko hazabaho itsinda rigizwe n'abasore ba M23 na FARDC bashinzwe kugenzura Agahenge, kandi bazanakoresha indege ya MONUSCO mu kugenzura impande n'impande. Humvikanye amasasu bakajyayo bakabanza bakabyigaho bose bari kumwe. Urumva hazajya habamo n'impaka, ni mwatangiye hanyuma ikivuyemo babone guhereza umuhuza ati dore nabo barenze ku Gahenge, ariko si hagamijwe guhereza umuhuza raporo z'ibyavuye muri ibyo, ahubwo hagamijwe ko impande zombi zirinda kurenga ku Gahenge igihe kazaba katangajwe. Kuko ubu tuvugana iyo bashyiraho aba FARDC gusha bashinzwe kurinda Gahenge, bari kujya bahora batanga raporo ko M23 ari ihora ikarengaho. Iyo bashyiraho M23 ko ariyo irinda Gahenge, ariko ihora itangaza ko FARDC ari ihora irenga ku Gahenge. Bityo rero niyo mpamvu hahurijwe hamwe itsinda ry'aba FARDC bahurira kuri iki cyicaro nyine cya JVM Plus, bemeza cyangwa se bakereya iyo kipe igiye kujya igenzura Agahenge. Nyuma y'ibyo ngibyo, nyuma y'icyapa cya JVM Plus bafashe ifoto nziza cyane, FARDC, M23, FARDC, M23 bagiye bakurikirana ubona ko bamaze kunoza ibintu byabo neza, kandi ubona ko bifite gahunda n'umurongo. Ibizakurikiraho nabyo turakoma kubitegereza. Sayo makuru gusa dufite, andi makuru dufite ari kuvuga ko muri Chad ngo bagiye gukuriraho visa ibihugu byose byo muri Afrika. Umuntu wese w'umunyafrika agiye kujya yemerwa kujya muri Chad nta visa asabwe, azajya yinjira kwanza nk'uko bava mu karere kamwe ko mu Rwanda ujya mu kandi. Urumva biroroshye cyane. Perezida wa Chad ari kuvuga ko guhera mu mwaka wa 2027 yatangaje ko guhera mu mwaka wa 2027 Mutarama, ku itariki ya 2 Mutarama, ubwo ni mu kwa mbere, abaturage b'ibihugu byose byo muri Afrika, inkuru tuyikesha igitangazamakuru cya Jeune Afrique, abaturage b'ibihugu byose byo muri Afrika batazongera gusabwa visa. Ahangaha ni mbere yo kwinjira muri Chad igihe icyo ari cyo cyose. Iki cyemezo kigamije korohereza urujya n'uruza rw'abanyafrika no guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afrika. Chad kandi izaba yifatanyije n'ibindi bihugu nk'u Rwanda, Ghana, Benin, Seychelles, Burkina Faso byamaze gukuriraho visa ibihugu byose, abaturage cyangwa se abaturuka mu bihugu byari byose bya Afrika. Yego, ngiyo inkuru uko imeze. Urumva ko nibakomeza gukuraho visa, iyi mipaka twasigiwe n'abakolone izasigara imeze nkaho nta kimaze, kubera ko nta kizaba kidutangira, uretse yenda kizaba kimeze nka checking point, aho bazajya bacekinga ko ufite ibitemewe, ibiyobyabwenge n'iki, ariko nawe uzajya ugusubizayo ngo ko nta visa ufite, kandi ari mu gihugu cya Afrika. Ubundi Burayi baturushije ubwenge, bo imipaka nabo barayigira, ariko ni umurimbo, nta kimaze kigendanye no kubuza abaturage kuva hamwe bajya ahandi. Ibyo ngibyo imipaka y'i Burayi ntabwo ibikora, ahubwo bo imipaka barayigira, tukayibona kuri mapu, tukabona amabendera atandukanye, ariko kwatsa imodoka yawe uva mu Bufaransa ujya muri Espagne urayikandagira paka ugezeyo, ntawe uguhagarika, kereka yenda iyo habayeho gahunda ya checking point, aho baba bari gucekinga gahunda runaka zijyanye no kurwanya ibiyobyabwenge n'ibindi bitemewe. Ariko ubusanzwe ntawe ukubuza ngo kuje muri Espagne ngo uri Umufaransa ngo visa yawe iri hehe. Ibyo ngibyo ntabwo bibaho ku mugabane w'u Burayi. Ibyo byari bisigaye iwacu muri Afrika, nibo babidusizemo. None urumva ko ibihugu bya Afrika nabyo byatangiye kugenda bibyikuraho umuvumo, niyo mipaka twasigiwe n'abakoloni bari kugenda bayikuraho, ku buryo mu gihe kizaza ibihugu bya Afrika bizaba bigenderana. Kereka Ndayishimiye niwe mbabona ari magorana, ariko ibindi bihugu bya Afrika byumva neza impamvu yo gukuraho inzitizi ku bijyanye n'urujya n'uruza, kugira ngo ubucuruzi bugende neza, ibicuruzwa bive hamwe bijya ahandi bijye kugurishwa make, ndetse kandi n'abaturage bashaka kwiyimukira bava hamwe bajya ahandi, cyangwa se gusura no gutembera abashe gutembera ku mahoro. Nicyo ngicyo kiba kigamijwe, kuko twese abanyafrika usanzwe turi abavandimwe. Yego, muri Algeria ibibazo bikomeye bikomeje kwiyongera
ku wahoze ari minisitiri yitwa Allioni. Allioni wahoze ari minisitiri w'inganda n'ibikorwa bya farumasi muri Algeria, yakomeje kugwa mu bibazo nyuma yo kuva ku butegetsi. Yaburanishijwe ibyaha bifitanye isano n'imicungire mibi y'umutungo wa leta, ndetse kandi yigeze no gukatirwa igifungo. Ibintu byarangije cyangwa se byamaze guhindura isura kuri politike y'uyu mugabo. Yego, ahangaha ni muri Algeria, urumva wahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo n'inganda n'iki, ari mu mazi abira, arimo aragenda aburanishwa ibijyanye n'imicungire mibi. Yego. Mu yandi makuru muri Cameroon, Sonara ihinduye gahunda yo kuvugurura uruganda rwa peteroli. Iki ni ikigo nyine kivugurura cyangwa se kompanyi ishinzwe bya peteroli muri kino gihugu cya Cameroon. Guverinoma ya Cameroon yafashe icyemezo cyo kudakomeza umushinga wari uzwi nka Paris 24 nk'uko wari uteganyijwe imbere, ahubwo irashaka gukorana n'abashoramari bigenga binyuze mu bufatanye bwa leta n'abikorera, public private partnership, kugira ngo haboneke amafaranga n'ubumenyi bwo kuvugurura uruganda rwa Sonara rwangiritse cyane nyuma y'inkongi y'umuriro yo mu 2019, hashize igihe kinini. Ni kuvuga ngo iyi nkuru yo muri Cameroon iravuga ko bari bafite gahunda yo kuvugurura uruganda rwa peteroli rwa Sonara, none iyi gahunda bayisubitse. Birumvikana ko nubwo batabivuze no mu nkuru, ariko birumvikana ko ikibazo cyabaye amafaranga, kubera ko leta urumva ko iri guhamagarira no kwisunga abashoramari ngo baze bakorane uyu mushinga wo kuvugurura uruganda rwa peteroli. Ibi biri kuba mu gihe peteroli yabuze hirya no hino ku masoko mpuzamahanga. Mu kiganiro cya General yababwiye ko yageze ku kagunguru kageze ku madolari 80, kandi iyo Hormuz itari gukora akagunguru kari kugura amadolari, iyo Hormuz idafunze nta bibazo ifite. Ubundi ubusanzwe kagunguru ka peteroli kagura amadolari 70, karenga kakajyaho n'ibice 2. Ariko ubu tuvugana iyo kageze ku madolari 80, biri gusatira cyagiye tuvuyemo cyashize. Ibiciro byahise bitumbagira ubwo kari kageze ku madolari 140, niho biri gusatira kubera ko Iran na Amerika bikomeje kurasana. Hano rero muri Cameroon bari bishatsemo igisubizo ngo bavugurure uruganda rwabo rwahiye 2019, ariko baragerageje biranga, agakoroto cyangwa se amafaranga baye makeya. Barimo barisunga abashoramari kugira ngo bafashe muri uwo mushinga wo kuvugurura uru ruganda rwa Sonara, hanyuma rwongere rutunganye peteroli. Hano muri Cameroon ni hafi yacu. Cameroon ituranye na Congo Brazzaville, ituranye n'ibihugu bitandukanye birimo Gabon. Hano ni hafi yacu, uretse yenda ko bishobora kugorana kurenza kubikura muri Iran, gukura peteroli muri Iran bitewe n'ingendo. Urabona ibihugu bya Afurika biracyubahiriza ibijyanye n'imipaka basigiwe n'abakoloni, nk'uko maze kubabwira. I Burayi ntabwo bakibahiriza, aho wajya ugera ugasanga nyine imipaka irakuzitira, imitekano. Muri Central Africa naho hari inzira ya gari ya moshi, ariko imitekano ntabwo byemera, bishobora kugorana cyane bijyanye n'imitekano, uburyo bishobora kugorana kuyikura muri Cameroon kurenza kuyikura muri Iran. Ariko nabyo byari byiza kubera ko muri Afurika hari habonetse ahandi hantu wakura peteroli. Kugeza ubu ngubu muri Nigeria n'ahandi hantu hakeya niho honyine ushobora gukura peteroli n'ibiyikomokaho uburyo bumwe cyangwa se ubundi. Munyemere rero niranga iki kiganiro tuze gukomeza n'andi makuru. Ngiye twabanye mu kiganiro nitwa Baraka. Niba ukunda ibiganiro byacu, ndagusaba gukora like kugira ngo ikiganiro cyacu kigere kuri benshi, ariko nawe ujye ureba ikiganiro cyacu kidategwa. Ariko kandi biba na byiza iyo ukoze subscribe ugahita ufungura n'akazogera kugira ngo utazongera kuducikwa n'amakuru yacu. Urumva ko amakuru yose tugenda tuyakusanya tukayakuzanira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka mwifurize kugira amahoro y'Imana no guhurira mu kindi kiganiro.